Muraho neza nongeye kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana ikaze kuri channel yacu aho tugiye gukomeza tuganira ku gitabo maze iminsi nsohoye uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda mu mwaka w'1994. Uyu munsi rero tugiye kureba chapitre 3 zazisigaye ya 12, ya 13 n'iya 14. Reka dutangire. Muri chapitre ya 12 turarebamo uko abantu basobanura ibyabaye mu Rwanda mu 1994, yaba abahutu yaba n'abatutsi. Turebemo uko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bafashwe, turebe uko bashobora gukira ibikomere, turebe uburyo bwiza bwo kwibuka abagizweho ingaruka na jenoside n'abayihitanye, yaba abatutsi uko babyifatamo cyangwa se n'abahutu. Turebe abavuga uyu munsi uko bari bameze muri 94, mbese uko babonaga ibintu, ibyo bavugaga. Turagereranya ibyo bavuga uyu munsi n'ibyo bavugaga icyo gihe, cyangwa se ibyo bakora uyu munsi n'ibyo bakoraga icyo gihe. Turebe nimba hari aho bihurira. Twongere turebe abarokotse nk'abatutsi babibona gute, bamerewe gute, babitekereza gute, ese n'iki babona cyakorwa kugira ngo kwibuka bigire ireme n'agaciro gakomeye. Turebe noneho yaba abishe cyangwa se abatunze intoki, ababigizemo uruhare rwose bifashe gute, bamerewe bate, nabo tubatekerezeho. Turebe ku mpunzi z'abatutsi zari zarahunze uko nazo zibona ibyabaye mu Rwanda muri 94, yaba ari igihe byabaga hagati biri kuba cyangwa se na nyuma yabyo, kuri ubu ngubu bo babibona gute. Turongera turebe kandi abahutu bari modere batigeze bijandika mu bwicanyi, bo babibona gute igihe byabaga, n'ubu ngubu nyuma yaho babibona gute, bumva ko byagenda gute kugira ngo abantu babashe gukira ibikomere, cyane cyane nk'ababonye bicwa n'abarokotse, byagenda gute kugira ngo bagenzi babo barokotse ubwicanyi babashe gukomeza gufatwa mu mugongo. Ibyo ni biri muri chapitre 12. Muri chapitre 13 ese ni ukuhe kuri kumwe ku byabaye mu Rwanda mu 1994? Nibyo se koko abahutu bashobora kuba baragerageje gushaka umurimbura no kumara abatutsi muri 94? Ibyo turabirebera hamwe, turebe ukuri kwabyo, turebe se ibyo batekerezaga mu mitwe yabo kijya gihe, noneho tunarebe nuko bisobanurwa, nuko bifata uyu munsi, tugendeye cyane cyane ku ijambo ry'Imana. Mwuka wera urutuyobore kugira ngo tubashe kubisobanura no kubisengura neza icyari kigamijwe, ibyo babonaga burya n'ubu ngubu tubigereranye, turebe igituma abantu bakomeza no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Turareba ese ni iyihe mpamvu ishobora kuba yari yarateye abahutu kumva ko bashobora kurimbura abatutsi bakabamaraho mu 1994. Iyo jenoside idahagarara, hatabamo ukuboko kw'Imana ngo ihagarikwe, ese byari gutwara igihe kingana gute abahutu kugira ngo bamareho abatutsi, bashyira ideology yabo, ingengabitekerezo yabo mu bikorwa kugira ngo barimbureho abatutsi bose? Byari gutwara igihe kingana gute iyo bidahagarara? Ibyo nabyo nibyo turi burebe. Ubundi dukomeze tureba mu minsi 100 niba abatutsi barenga miliyoni n'abahutu bari modere barishwe, ese mu minsi yari gukurikiraho nk'iyo hiyongeraho nk'indi minsi 100 byari kugenda gute? Byari gusaba igihe kingana gute kugira ngo koko umugambi wo gutsimba abatutsi no kubamaraho ushyirwe mu bikorwa? Igihe byari gutwara cyangwa kuba kingana gute? Ibyo nabyo nibyo turi burebere hamwe, turebe ukuntu Imana burya iyo yatumye ibintu biba ifite nuko birangira. Ibyo ni bikubiye muri chapitre 13. Muri chapitre 14
turareberamo ese ni irihe somo abanyarwanda bagomba gukura mu byabaye mu Rwanda, cyane cyane baganisha ku nzira y'ubwiyunge, uburinganire no kumvikana. Aha turarebera kuri generation ikiri ntoya, ku ba jeune, abana bakiri bato, yaba bavutse nyuma ya jenoside cyangwa se abafite imyaka mike ya jenoside n'abavutse nyuma yayo. Aho niho tushobora kurebera tuvuga tuti abana bavutse nyuma ya jenoside babyumva gute, babibona gute, babyigishwa gute. Ibyo nabyo tugomba kubisobanuraho. Tugomba kumva uko abatutsi barokotse jenoside, uko biyumva, uko batekereza, mbese uko bumva hari icyakorwa kugira ngo babashe kwigarurira icyizere, bumve ko nabo bafite ubuzima bwo kongera kubaho nyuma y'ibyabakorewe, cyane cyane uko bagomba kwitabwaho. Twumve uko abahutu batigeze bica, nabo uko batekereza, uko biyumva, nuko babona ibintu byagenda. Mbese tubirebere muri izo angles. Twari turebe kandi abicanyi burya nabo bafite uko batekereza no kuba biyumvira. Abisha abantu muri kiriya gihe, tuvuga wenda yaba abafunze, yaba abakidegembye hirya no hino, bo babumva bimeze gute? Bumva ko bakira ibikomere by'ibyo bakoze mu buhe buryo? Twongere turebe ese iyo aza kuba ari abahutu bari mu mwanya w'abatutsi, abahutu akaba bicwaga kigeze nk'Icyenda-na-kane, byari kuba bisobanurwa gute? Byari kuba bifashwe gute? Nabyo tubyumva ahangaha dukoresha ijambo ry'Imana, twishyira mu mwanya wa mugenzi wacu, tubifate dusa nkaho ari abatutsi wenda bicaga abahutu muri 1994. Iyo biza kuba ariko byagenze, ubu biba bisobanurwa gute? Turebe muri iyo ango kugira ngo noneho turebe uko abantu bapfobya bavuga ibintu byose bashatse, impamvu bibatera, nuko bagomba kureba bati okay, iyo aza ko ari twebwe twiciwe karya kageni k'Icyenda-na-kane, hakaba harakozwe amaliste yo kuturimbura n'urwango rwaratwimitswe igihe cyose, ese twari kuba tumeze gute? Twari kuba tuvuga ibyo tuvuga? Turebe umwanzuro n'igisubizo cy'ibyo tugomba kureba bya kubaka umuryango nyarwanda, kugira ngo habe ubwiyunge nyabwiyunge, koko abantu bumvikane, batuze, bubahane, basenyere umugozi umwe, bumve kuko ari abanyarwanda bose, ko bavuga Ikinyarwanda bose, ururimi rumwe, maze bongere bimike umuco w'amahoro, urukundo, ubwiyunge, maze Imana yongere itahe u Rwanda. Turangize tuvuga tuti ufite ibibazo byose yakwibaza, ashobora kwibaza, noneho tukareba ibisubizo by'ibyo bibazo tugendeye ku byabaye mu Rwanda by'ukuri, tudakurikiye amarangamutima y'ibyo abantu bavuga hirya no hino. Ubundi turebere hamwe uko kwibuka bishobora gukorwa, cyane cyane twibuka abaje jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, bibukwe, bahore bibukwa, nubwo harimo abandi bapfobya bavuga bati bigomba kugenda gutya na gutya. Cyane cyane icyateye jenoside, ingaruka byabagizeho, nizo zituma nabo bumva ko bafite ipfunwe ry'uko wenda batibukwa, ariko hari uburyo bwiza byakorwamo babanje kwemera ibyo bagize mu ruhare. Kuko burya ngo ababurana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Nkaba ndangije mbifuriza amahoro y'Imana, Imana ikomeze barinde, imico y'Imana ibagereho, mukomeze musangize iki gitabo bagenzi banyu hirya no hino bari. Like, subscribe and share. Ahasigaye tuzinjira mu gitabo nyirizina, ntangire mbasobanurire ingingo ku ngingo uko byagenze, kandi nizera ko muzavanamo isomo ry'ubuzima. Nubwo nzi neza ko ibyabaye mu Rwanda mu 1994 benshi babikuyemo isomo, nubwo harimo ababyirengagiza, ariko burya ukuri guca mu ziko ntigushye. Imana ibarinde, nakagaruka.
Germain Muhirwa nkaba mbashimiye. Imana ibahe umugisha. Amen.